kumva idikota Yesu yakubwiye ngo nzakwamamaza, arabanza Shitani akabanza akakwamamarisha amagambo y'ibinyoma, akabanza akaguteranya, akabanza akagusebya Inama rasitanoa, kugira ngo naza azakwamamaze noneho ibifatika. Iyo ibintu bizakomera Yesu yarabivuzeho, birimwe na rimwe hari igihe bibanza bigapfa. Ntuzagire impungenge, Yesu nabizura azabizura afite imenyetso, azabizura yazanye ibifatika, azabizura utazongera gupfa, kandi azabizura n'itegeko, azashyiraho n'umuyoboro wa nyawo. Vuga ngo birazutse byari byarapfuye, ubuzima bwanjye birazutse, amateka yanjye arahindutse, ndafashijwe. Binazare kotesta Lazaro ngo arapfa. Mana mu izina ry'uwabambwe Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana ikomeye. Nzi neza ko umuntu wese uneze amatwi agiye kumva imbaraga z'Uwiteka, agiye kumva gukomera kw'Imana, agiye kumva imbaraga ditane mariskita laberia dra voza lo marizala tande kitaya sisi sikite pife soteri maridra. Ndagushimiye kuri Imana ije kugira ikirema ikagikomeza, kuko uri Imana nyamana, kandi kuko uri Imana yagararanye natwe, kuko uri Imana ije kwiyerekana. Ndagushimiye kubanye natwe, ndagushimiye kudukomereje amaboko mu izina ry'uwabambwe Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hanyuma tuganire, ko nzi neza ko mwese muteze amatwi mufite inyota, babankurikiye mwese mufite inyota yo kumva ijambo ry'Imana, kandi Imana yarariduhaye. Ijambo ry'Imana riravuze muri Luka muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 44, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Yohana intumwa mwene Zebedayo, wabanye na Yesu, we Yesu yakundaga, wiyegamizaga Yesu, wahaga Yesu keya. Uyu rero niwe wanditse ijambo rivuga ngo uwari upfuye arasohoka, azingazigiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Yohana 11:44 aravuga ngo uwari upfuye arasohoka, azingazingiwe dekositifa mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Umunsi kumva nafashwe n'ubuhanuzi mwuka byarama. Ndagira nkubwire ngo ijambo nkuzaniye ni ijambo rikubwira ngo usohotse aho batatekereza ko wasohoka. Usohotse aho batatekereza ko wasohoka. These are Murakoze demande foster for. Usohotse aho utatekereza ko wasohoka. Aya makuru dusomye reka nihute cyane, yanditswe n'umugabo witwa Yohana. Yohana intumwa ya Yesu. Yohana umuntu Yesu yihamagariye mu izina ku giti cye mu gice cya 4 muri Matayo. Aramuhamagara aramubwira ngo nkurikira. Yohana akaba avuga kwa Zebedayo. Muri Bibiliya harimo ba Yohana 3, ariko sibone nenda kuvuga muri uyu mwanya. Hari Yohana uyu nyine, hakaba Yohana yavuga kwa Zebedayo, ni wabaye intumwa ya Yesu. Ni nawe wapfuye asize urw'ikirago, niwe utarabambwe, niwe bataciye umutwe, niwe batatwitse, niwe Yohana. Yohana uyu nguyu niwe bakuye mu itorero ryitwa Efeso ku ngoma y'umwami witwa Domisiyani mu mwaka 96 nyuma y'ivuka rya Yesu. Aha baramubwira ngo tugiye kukwica. Uyu mwami yagiraga ibihano bitatu byo guhora byo kwica abantu kugira ngo abahora izina rya Yesu, kugira ngo ababaze neza. Icyambere yarabambaga, icya kabiri yaratwikaga, icya gatatu yakuzigaga ku ifarashi ukagenda uhonda umutwe mwibuye ku mabuye kugeza igihe umutwe uzabera nk'ifu. Bavandimwe bafata Yohana baramubwira bati rero Domisiyani abango ni mumubwire umuntu waba yarasigaye mu gihe cya Yesu. Barabwira ngo hari Yohana intumwa ya Yesu. Barabwira ngo genda mugende mumutuzanire. Yohana baramuzana. Barabwira ngo Yesu uracyamwemera? Arabwira ati ndamwemera. Imana urayemera, Yesu ndamwemera. Aravuga ngo ndamwemera imvura igwa, ndamwemera izuba riva, ndamwemera nshonje, ndamwemera kumanywa, ndamwemera nijoro, ndamwemera bikomeye, ndamwemera byoroshye, ndatuna mara satute kestefo. Ndamwemera kuko ndemera imbaraga ze nyinshi, ndemera gukomera kwe kwinshi, ndemera icyubahiro cye cyinshi, ndemera imbaraga ze nyinshi, ndemera imbaraga zimukoreramo, ndemera gukomera kumukoreramo. Bati ngewe ndamwemera, nemera imbaraga zimukoreramo. Batumwemera iki? Arabwira ngo niboneye ubwanjye, intoki zanjye zikamukoraho, maso yanjye akamureba, amatwi yanjye akamwiyumvira, naramweretswe ndamubona. Nemera imbaraga ze, nemera gukomera kwe. Descatite bivara trobe siskanze eniri labari atrode pifazamini kudezalaba. Ndamwemera, nemera imbaraga ze nyinshi.
baramubwira ngo none se umwemere, kirabwira ngo mugenze gake. Yamamagaye abantu bantaye, amamagara ndiwo mpfundikanya, amamagara icyerekezo nta gihari. Amama ubu hari abantu banyumva bizera Yesu bamwiziritseho kugeza n'ubwo inyanja zakwibirinduriza, kabone n'ubwo amateka yabo yarangira, kabone n'ubwo ibyago byaba byinshi, kabone n'ubwo intambara zabanyi diza zeba voskita, bemera Yesu. Arabwira ngo ndamwemera. Yohana aramwemera kugeza ubwo bamutwika. Yohana avamo kugeza ubwo kujya ku kirwa cy'Ipatimusi. Yohana yerekwa ibyahishuwe. Ni ikirwa kibi cyane, ni ikirwa cyari gifite ibirometero hagati ya 7 na 14 by'umuzenguruko n'ubugari. Rero uyu nguyu aragenda ajyayo. Uyu ni Yohana wanditse aya makuru. Yohana ubutumwa bwe babugereranya n'ubw'ijisho ry'ikizu, ngo ijisho ry'ikizu rishobora kureba agakoko mu birometero hagati ya 2 na 3 ku butumburuke buyagejeje mu kirere, kandi ngo ikakireba nk'uko ijisho ry'umuntu ryareba akantu muri santimetero 5 neza. Ijisho ry'ikizo riritegeze gapfumura rikaperetera rikagera kure mu birometero hagati ya 2 na 3, rikareba neza, rikareba urukwavu, rukareba ikintu rishaka kure. Ijisho ry'ikizo niko rireba, kandi ikizo kigira umuvuduko wihuta. Mbabarire, ikizo kihuta ku muvuduko w'ibirometero 320 mu isaha. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwe rero babugeranya nk'ijisho ry'ikizu cyangwa nk'ikizu. Ni ubutumwa bwihuta, ni ubutumwa bureba kure, kandi ni ubutumwa Yohana yirebeye ubwe n'amaso. Si ibyo yumvanye abandi, si ibyo yasomye, ahubwo n'ibyo yiboneye. Ko mvuze Yohana ra Yohana kandi uyu niwe numwa yabayeho Yesu ayibwira particulier, arabibwira ngo ndagukunda kubera iki. Niwe muntu wakomezaga Yesu mu makuba ye yose, mu munaniro, mu mfune, mu bitutsi, akagenda akamwegamiza mu gituza. Imana ibabari kumera umuntu ukubwira amagambo meza, ukumva mu bibazo, ukumva mu ntambara, ukumva mu makuba, ukumva igihe ibintu byakomeye, akakumva akakubwira ngo humura bizagenda, akakubwira ngo nubwo bagutaye ariko we bizamera neza, nubwo bakujugunya ariko we humura amateka yawe Imana ikumpere bene uwo muntu. Niwe rero Yesu yatinyutse aramubwira ngo ndagukunda. Aya dezeki distisidi kosi ya drebe fesala my God. Hari abantu bari kumbwira ko bamwemera. We izabaye we uramwemera? Umva nkubwire do peace cantile mara zedre reveria wa. Uyu ni Yohana wa mbere uvuka kwa Zebedayi, uwa kabiri ni Yohana umubatiza uvuka kwa Zekariya, uwa gatatu ni Yohana uri mu gice cya 14 mu byakozwe n'intumwa bahimbye Mariko. Rero ntabwo nshaka kuvuga, reka nivugire ku butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, uyu wabanye n'intumwa akabana na Yesu. Yesu akamukunda. The bestis kosiadre. Mu byo Yohana yabonye rero yabonye n'amakuru ari inyuma y'umudugudu, ari inyuma y'umurwa beneskita foriadra, ahantu hitwa Betaniya. Mu makuru yabonye ahantu hitwa Betaniya. Betaniya ni inyuma y'umusozi witwa Elayono, ahantu Yesu yazamukiye ajya mu ijuru, ni mu rubavu rwayo. Ni ukuvuga ngo Yesu yakoreye igitangaza hafi yaho azazamukira mu ijuru, kandi aho munsi y'umusozi witwa Elayono iyo umanutse uhita ugera ku mva nyinshi cyane, aho Abayuda bahamba bavuga ngo Yesu ni wazahagarara imva z'abantu zose zikinguke. Kandi uwo musozi witwa Elayono niho harimo inzira imanuka yambuka ijya ku musozi witwa Siyoni. Aha niho Yesu yamanutse igihe barimbaga bavuga ngo hozana, hahirwa umwami uje mu izina ry'Uwiteka, hoziyana. Iyo niyo nzira yamanutsemo, kandi yayimanutsemo avuye kwa Lazaro ahitwe Betaniya nyuma y'umunsi umwe gusa. Ndafashijwe. Aha niho Yesu yanyuze baza baririmba, kandi aha niho Yesu bamumanukaniye. Umanutse hepfo gatoya, aha niho Yesu munsi gatoya yasengeye mu karima kitwa Getsemane. Ni munsi neza hasi mu itangiro ry'umusozi witwa Elayono. Kandi aha niho hahambye umuhungu wa Dawidi witwa Abusalomu. Mana we, iki gikombe rero ni Yohana wakihagarariyeho. Aravuga ngo ndahahagaze ngiye kureba aya makuru byari byagenze gute. Rero aha ngaha muri uyu mudugudu witwa Betaniya niho Yesu yaryaga zari inshuti kandi z'imfubyi. Wowe unyumva uri imfubyi, wowe unyumva uri umupfakazi, wowe unyumva utagira shinge na rugero, wari uzi ko Yesu ari wawe mu buryo utazi. Aba bagize ibyago bavuka ari babimfubyi bakuze bari batatu, witwa Mariya Magadalena, witwa Mariya nyine, witwa Marita, n'uwitwa Lazaro. Aba bari abana bagize ibyago babimfubyi denku, mu kanya ko guhumbya bahita babimfubyi. Niba waragize ibyago ukisanga mu ngozi ukuziritse, ukisanga mu ngozi w'ubupfakazi ukuziritse, ukisanga mu ngozi wo gutabwa ukuziritse, ukisanga mu ngozi w'ubusambanyi ukuziritse, ukisanga mu ngozi wo kubeshya ukuziritse, ndagutangariza ngo ugiye gusohoka. Iyo migozi yose igiye kudibaze kutistisi kari drebi veri araberi atandi wiribari arabe nize
kosa. Reka ngutangarize ngo restisi gandoma pia siverderi ya wala amateka agiye guhinduka, imbaraga z'Uwiteka zigiye kubana nawe. Ravoziri kotesala mini ya ratutamanda, hari imbaraga zigiye guhindura ubuzima. Niba warisanze ari ibintu bikuziritse, waraziritswe n'amagambo, waraziritswe n'ibyago, waraziritswe n'amakuba, waraziritswe n'urugo rubi, hari imigozi kuziritse, ndatangaza ngo hari ubuzima. Ndafashijwe. Ndatangaza ngo hari ubuzima, ndatangaza ngo hari imibereho, ndatangaza ngo ugiye gusohoka. Rero Yesu yaryaga ahantu hatatu, ariko reka mvuga kwa Lazaro. Yesu yaremeraga kujya kurya kumfubye kugira ngo abanza ziruhure, abanza zimara umubabaro, abanze azomora ibikomere. Mwanyumvisha mukavuga ngo amena mwuka byaramwe. Niba Yesu akubwira ngo ndi kumwe nawe, ryamusinzire. Wamfubye we, ryamusinzire. Mupfakazi, ryamusinzire. Utagira shinge na rugero, ryamusinzire, kuko Yesu aragukunda kurenza abandi. Abandi bafite ababajugunyamo, abandi bafite bene wabo, abandi bafite ababwira ngo muhumure ejo turabohereza 5, abandi turabohereza 10, abandi turabohereza 15, ariko wowe ntufite umuntu ukujugunyamo, ntufite ukubwira ngo akira. Dizale pasi kone mari zara umva duna sisikiti stasewa. Yesu agiye kugusohora aho ngaho. Nevozidreri ya bevota, kugira ngo Yesu akore igitangaza. Bari bataramwemera. Hari ibintu Yesu yakoze ntibamwemera. Hari ibyo Yesu yakoze ku buzima bwawe ntibemera. Yagukijije indwara ntibemera. Yaguhaye agakiza ntibemera. Akoze umwuka wera ntibemera. Avuga ko azagutabara ntibemera. Avuga ko donc hari ibintu yakoze ntibemera. Yaramaze imisazi uyu mwana wa Yayiro. Barabati ntabwo yari yapfuye neza. Ntabwo yari yapfuye neza. Ubura kwa ruguhera. Hari ukuntu najya muri koma bakagira ngo yapfuye batereka reka. Yesu aravuga ati okay, ndaje mbemeze. Uzi ko Yesu agiye gukora igitangaza kibemeza? Nyumva, Yesu agiye gukora igitangaza kibemeza. Dina la mala sotite kosia. Kandi igitangaza kibemeza. Ngubwira ibintu bitatu bizakwereka ko Yesu akora igitangaza kibemeza. Icyambere araceceka, ntabwo yongera kuvugana nawe. Ibyo avuze biba bihagije, ugira ngo aba yahunze. Arabanza agaceceka, ntanakwereka ikimenyetso cy'uko ahari. Bakavuga abafarisayo, bakavuga ibyago bigakura, ibintu bigakomera muri rukaka, vumbi rigatumuka, abantu bakavuga induru zikavuga. Umva nkubwire, Yesu nubwo acecetse, niba uri mu gihe cyo guceceka kwa Yesu, araje akora igitangaza kibemeza. Nyumva neza. Icya kabiri kikubaho, utakaza ibyiringiro mu kanya gato. Uranyumva neza? Utakaza ibyiringiro mu kanya gato. Iyo watakaje ibyiringiro rero, obistitarefa, menya ngo Yesu agiye gukora igitangaza kibemeza. Icya gatatu, uhita ubona ibimenyetso by'ibisubizo ariko by'ubusamo by'ibyaha. Kubera ko igihe Yesu yarataraza aho i Betaniya kwa Lazaro, abafarisayo n'abasadukayo baraje, bazana ibimenyetso bifatika, bazana amafaranga, bazana amazu, bakobwa mu nyumva n'abasore mu nyumva, n'abandi bantu mwese mu nyumva. Iyo Imana igiye gukora igitangaza cy'ubukwe, arabanza hakaza Pilate, izi kwereka amazu, izi kwereka ko bazagutunga, tuzakwitaho, tuzakwitwararika, tuzagutunga, twebwe urabona watubura niki, turi abantu bakomeye. Abo n'abafarisayo barimo baza imbere yawe, ariko Yesu aje gukora igitangaza kibe. Ako wanyemereye ukanya ukavuga ngo aje gukora igitangaza kibemeza. Abafarisayo baje baravuga ngo mwakurikiye Yesu tubabwira, uriya ni inzererezi, uriya none muze mudukurikire. Ariko witwa Mariya wari warahuye na Yesu akamwirukana abadayimoni 7, yaravuze ngo uyu ngewe sinamuvaho, uyu ngewe sinamuta. Pia sikidizalome deri ya ve enimini kuti sainiwa ravo ole Maria zango otataya sikidizi kidizale benevolia wa nibaze zikosi ya dre benevo ibyago n'amakubaje kudi sikodistiki dre bevozi ya anikudi kotes. Niba uri muri ubwo buzima buze gutyo, menya ngo aje gukora igitangaza kibemeza. Ibyiringiro niba byatakaye, Yesu ari hafi, arimo aracungera hafi aho. Icya kabiri, niba ubona atakivugana nawe, menya ngo umuriro watsi, aje gukora ikintu gikomeye. Icya gatatu, niba ubona abafarisayo bari kuzana ibintu bifatika, amafaranga miliyoni, turaguha igishoro, dore tuzakugurira ikibanza, uza abafarisayo iyo amaze kubiguha nyuma aragukandamiza, aranaguta ntumenye ko yigeze abana nawe. Hanyuma igihe Yesu rero yarabaniye nabo bantu, arababwira ngo ni inshuti zanjye, umunsi umwe Lazaro ararwara, kugira ngo akore igitangaza kibemeza. Batumye kuri Yesu yaramwivuga butumwa, arababwira ati ndaje, ntiyaza. Ahita uwo mugoroba yambuka ajya ku wundi musozi. Ajya ku wundi musozi, ni imisozi nyine yari hakikiye, barambuka bajya ku wundi musozi. Bamutumaho bati nyamara Lazaro ararembye, ntiyaza. Ajya ku wundi musozi, arapfa. Apfuye bamutumaho. Hari igihe Yesu yemera ko hari ibintu bipfa kugira ngo abizurire rimwe. Nyumva, ntugaterere utwatsi ku bintu Yesu yavuzeho igihe ubona byapfuye. Kandi akenshi ibintu bizakugira umumaro birapfa. Akenshi bikunda gupfapfana.
ndetse ubona ibitandukanye n'amareyalite y'ibyo waruzi. Ibintu Yesu azazura bikaramba, ibintu Yesu urugo Yesu azubaka rugakomera, arabanza akagira ibintu yica ukajya ubona byafayirinze. Igihe uzabona uhawe inkwano ujya kubona ukabona fiyanse agiye nta mpamvu. Igihe ubona Yesu azagura ubucuruzi bukomeye ujya kubona ukabona uhombye nta mpamvu. Urabanza igihe uzaba umuntu ukomeye urabanza ukavugwa. Yewe mana uri mu rwanda rw'amagambo, niba wumva idikota Yesu yakubwiye ngo nzakwamamaza, arabanza Shitani akabanza akakwamamarisha amagambo y'ibinyoma, akabanza akaguteranya, akabanza akagusebya tinamarasitanowa, kugira ngo naza azakwamamaze noneho ibifatika. Iyo ibintu bizakomera Yesu yarabivuzeho, birimwe na rimwe hari igihe bibanza bigapfa. Ntuzagire impungenge, Yesu nabizura azabizura afite imenyetso, azabizura yazanye ibifatika, azabizura utazongera gupfa, kandi azabizura n'itegeko, azashyiraho n'umuyoboro wa nyawo. Vuga ngo birazutse ibyari byarapfuye, ubuzima bwanjye birazutse, amateka yanjye arahindutse, ndafashijwe. Binazare kotesta Lazaro ngo arapfa, munsi wa mbere bati ashobora kuza nimugoroba. Aha, mu mihango yo gushingura dore ko byagendaga rero. Iyo umuntu yabaga apfuye bamuzirikaga ibitambaro kandi bakamuryamisha adahinnye, noneho bakamurambura neza, bakamuzirika ibitambaro kuva ku kirenge kugera mu mutwe, ariko bagasiga mu maso. Niyo mpamvu kiriya gitambaro bakivuze, bagasiga mu maso n'amazuru, bateganya ngo ashobora gutsimbuka isaha iyo ari yo yose. Mwumve, ibyo bakiha amasaha runaka, niba ari 28 bagiye runaka, bakaba bati narenze aya masaha ntabwo ari byo arabagitsimbutse. Niyo mpamvu bamuziritse igitambaro, bategereje ya masaha, basanga ntabwo atsimbutse, baravuga ngo ntabwo agitsimbutse, ni muhambire n'ahandi ka kenge kari kare. Hari igihe n'utwenge twifunga, hari igihe income zifunga, hari igihe y'amagambo meza uyabura, ariko nibisobanura ko inzira zifunze, nibisobanura ko Yesu uraza tuzafungura izo nzira. Ariko ndafashijwe nitani pase kotisawa, ntabwo bisobanura ko Yesu naza atazategeka bagahambura. Hari igihe baza bakazirika amaguru ntugende, wumve, akazirika amaguru ntugende, bakazirika amaboko ntukore. Iyo baziritse amaguru bivuga ngo nta terambere, nta mpinduka, ntacyo uzakora ngo kigereho. Bazazirika, hari uzirikwa na karande, kandi karande zirakora. Hari uzirikwa n'abarozi, hari uzirikwa n'amagambo, hari uzirikwa n'ibyaha. Umvishe ibintu bitatu bizirika abantu. Icyambere, hari uzirikwa n'abarozi, hari uzirikwa n'ibyaha, hari uzirikwa na karande. Uziritswe n'iki muri ibyo? Hanyuma ngo baramuzirika. Bari abantu bazi guhambira. Hari abantu bazi guhambira, akaguhambirira muri nyungwe, akaguhambirira mu mazi, akaguhambirira munsi y'ishyiga, akaguhambirira ku gahera, akaguhambirira ku ibere ry'iburyo, akakuvuma izuba rirenze. Hari abantu bazi guhambira. Hari abantu bazi guhambira. Hari abantu bazi guhambira, bagahimbira mu rugo rwawe, bagaha adike destise befosi trobe feski dizildra jedi sisi elevar dreze kota. Umva nkubwire, umuriro uratse. Umuriro. Hari abantu bazi guhambira nshuti, hari abantu bazi guhambiriza amagambo, hari abantu bazi guhambiriza ibitutsi, hari abantu bazi guhambiriza uburozi, hari abantu bazi guhambira muvandi, hari abantu bazi guhambira, akagenda akaguhambira mu muryango, akaguhambirana n'umugabo, akagubateranya, agahambira bya. Hari abantu bazi guhambira, ariko abo bahambiriye nabo bagiye kongera guhambura. Wanyumvise neza? Barahambira, bahambira n'amazuru yo. Hari igihe bahambira bagahambira n'amaso, ku buryo utazabona ibirori, utazabona ibyiza, uhora urira. Uzi impamvu ubona uhora urira? Urahambiriye amaso, utazabona ibyiza. Iyo uhumirije umwanya munini urarira. Nawe bikore, humiriza n'amasegonda 15 amararira itaza. Murabyumva neza? Igitambaro kugihambira mu maso rwango, wirebe ibyiza, wirebe amafaranga, wirebe akazi, wirebe ibirori, wirebe umunezero, wirebe ibyiza uzagiraho. Bagahambira bien. Hari abahambira n'amazuru ngo utazongera guhumeka,
ntabwo inyagamburiro. Reka wowe ibyawe birarangiye neza, bagahambira n'umunwa utazavuga ibyiza, bakawuhambira bye. Hari abantu bazi guhambira nshuti yanjye, ariko abo ndashaka kumbwire ngo ntago bari hejuru y'imbaraga z'Imana. Imana iri gusohora ahantu wari uzi ko utasohoka, nabo batari bazi ko wasohoka. Tawivo osasire kando widreria wili alamariza ona mandikita defo zezi eboni kos shantiti sayinikidrere voria beniwa. Wari uzi ko Imana jedikos ije kuguhambura? Wari uzi ko dikode sisi koria drebe fosta inikia ije gucagagura iyo migozi? Yesu ku munsi wa kane araza. Vuga ngo araza, bisubiremo ngo araza. Ndafashijwe ngo igihe ahingutse mu kirorero bia rostiske deva, ahingutse muri karitsiye mwoka byaramwe. Ndafashijwe ahingutse muri karitsiye, babwira Mariya bati Yesu yaje. Arabwira ati sha, ubwo yaje nta mpamvu yo kwicara, ubwo yaje nta mpamvu yo kwicara, ubwo yaje ntabwo ndi bwicare, ubwo yaje umuriro uratize venimari koteri ya dreberia. Aravuga ngo yaje, bati yaje ninde? Bati ni Kristo. Ni umwigisha. Bati ya aha. Arabati nta mpamvu yo kwicara. Mbwira ukuntu wicara Kimironko dusenga, mbwira ukuntu wicara turi kumwe n'Imana. Wicarana inyatsi iraguhitana, uricaranye iyo migozi iraguhita, yizamukane tuyice. Erega hari ibintu Yesu agomba gutegeka yuko waje bizamutane Murakoze reste fosi yakowa ngo cyamunara. Ubuse nkubwira abantu bangahe nabwiye ngo muzane ibyango mwana asengera cyamunara, bari kuziteza zigateza imanuka tayari. Imana igakora igitangaza, Imana igatiba amafaranga bakishyura banki. Wowe n'ubundi biraraye. Wowe zamukana amavuta bekosti siadre, zamuka wakira amavuta, zamuka wakira ubuzima, zamuka wakira imibereho. Ubushomeri none se de biko siadre defa uragira ngo bigende gute? Wowe hari imbaraga zije, hari icyubaro cy'Uwiteka kije, hari umuriro w'Imana uje, hari imbaraga zije guhagarara nawe. Yesu ngo araza. Mariya bati nta mpamvu yo kwicara. Ahita sinita kubarira, sinita kubambwira ngo ndapfuye, sinita kubambwira ngo Yesu ntashoboye, sinita kubambwira ngo ibintu birakomeye, sinita kubambwira ngo birandangiranye, simbyitaho. Ngo arazamuka ajya mu kirorero. Ageze mu kirorero rero ngo akubitana na Yesu, aramubwira ngo umva Yesu we, iyo uza kuhaba musaza wanjye ntago yarapfuye. Yesu aramubwira ngo umva nkubwire, ni wizera uyu munsi abone igitangaza. Umva nkubwire, ni wizera, urasabwa kwizera gusa, hari amateka ahindutse. Urasabwa kwizera gusa, hari imbaraga zije. Urasabwa kwizera gusa, imbaraga ziraremye. Urasabwa kwizera gusa, amateka yarahindutse. Urasabwa kwizera ugatera intambwe. Mariya yateye intambwe asanga Yesu epita sekosi ya drebe voriyawa. Njyamubwira nkabwira ngo nta bitangaza by'ubuntu bibaho. Hari sacrifice usaba gutera intambwe, presence yawe. Hari ibintu nzabibigisha aho tubana, ngenda mbibigisha dakosi ya drebe festansu inima. Kandi niba uri muzima, niba urwaye amaguru yarakuzonze, niba ari umugongo, zamuka ejo nzagusengera muri ruzaka. Kandi imbaraga z'Imana zizakora, kiro cy'Uwiteka kizabana nawe. Uzabona imbaraga z'Uwiteka, zana agahinda, zana ibyapfuye, zana ibyo bahambiriye. Yesu ageze kumva arabwira ngo nimunyereka abamusize, batunga agatoki, arabateka banga mukureho igitare. Igitare ni iki? Ni ibintu baba baravuze ngo ntago azarengaho, ni ugutegwa iminsi. Igitare ni ugutegwa iminsi. Uriya arashatse ntazabyara, uriya azakenyuka, uriya biramurangiranye, uriya amateka yararanye, uriya arapfuye birarangiye. Ni ugutegwa iminsi. Mukureho ibyo mwavuze ndabivuguruje. Icya kabiri aravuga ngo Lazaro sohoka. Yesu agiye guhagarara ahamagara ubuzima busohoke. Yesu arahagaze ahamagaye akazi karitabye. Yesu arahagaze ahamagaye ubuzima buritabye. Yesu arahagaze ategetse paralize kukurekura. Yesu arahagaze ategetse ubusambanyi n'ibyaha kukurekura. Yesu arahagaze atupia sobe validra, ategetse uburozi, ategetse amahembe, ategetse ibizingo, ategetse ibiheko, ategetse ryangombe, ategetse ibitega, ategetse byagufashe kura pia zimilidra inikia de fosa nidra. Ahamagara akazi karitaba, ahamagara amafaranga aritaba, ahamagara inkwano iritaba, ahamagara inzira iritaba, ahamagara ubukwe buritaba, ahamagara Lazaro ngo sohoka. Sohoka aho hantu wari uri wowe unyumva, sohoka mu byaha, sohoka mu bushomeri, sohoka. Lazaro arasohoka. Yewe data we, ngo asohoka ahambiriye. Eriko ushobora gusohoka ariko uhambiriye, ushobora kuba uri mwiza ariko uhambiriye, ushobora kwambara baze nziza ariko uhambiriye, ushobora kuba usa neza uri inzobe ariko uhambiriye, ushobora kuba warize ariko uhambiriye, ushobora kuba ufite amafaranga uhambiriye utayarya.
ushobora kuba ufite n'urugo uhambiriye urara udasinziriye urara ikayonza undi areba inyamasheke ushobora kugira imodoka ukayiririramo ukajya uzamura ibirahuri ugaparika ku ruhande ukabanza ukitekerezaho agahita akakubwira ngo banza uzamure ibirahuri tubanze tuvugane. Ushobora kuba ugenda ariko uhambiriye ukora ariko uhambiriye, wowe unyumva uri ku burinzi, wowe unyumva ukora akazi ka nijoro, wowe unyumva w'umupolisi, wowe unyumva w'umusirikare, izere ndabizi mucunzaga umutekano, ndabizi mbona dukora, ariko izere hari ibintu nawe uzi neza ko bihambiriye, hari ibintu nawe uzi neza udashobora kugeraho, hari ibintu wowe unyumva w'umuganga, wowe unyumva uraye ijoro kubera uburwayi, wowe unyumva wowe uri ku gisasiro, wowe unyumva ukurikiye radiyo Umucyo, wowe unyumva biyaza toute stance foridra, vuga ngo byari byarampambiriye ndizeye bigiye kumpambura piya sise kostiyavo, kandi hari bigiye kwitaba Yesu. Ugiye urasohotse muri ubwo bukene, usohotse muri ubwo bushomeri, adikosi akira promotion, akira ubundi buzima, akira kandi agaciro, akira ibitwengi wari warabuze. Urasohotse, ndakwibutsa ko dusenga ejo. Ndashoje, wizeye gusohoka se? Dusenga ejo. Uvuga mba mvuze biki? Ejo nzavuga noneho, ahubwo se sinzavuga abadayimoni ko mbavudukana induru zikavuga. Abadayimoni ntago mfite umwanya wo gutindana n'abazimu. Urumva neza? Simfite umwanya wo gutindana n'abazimu, simfite umwanya wo kuganira n'abadayimoni. Ngwino uzamuke dutegeke, imbaraga z'Uwiteka zikore. Niba ufite amavuta ngwino dutegeke, impano y'Imana nizikore, zamuka udukorera Imana. Niba ufite impano yo kurimba yizana dukorera Imana, impano yo gusenga yizana dukorera Imana, kuko hari ubuzima, hari icyubahiro cy'Uwiteka. Le pico sidre reveria dra le lesco distance for yaba eniki distisa adiwize cause ya pi for dra le biniz kan stidi voria dre ben code stisco auremar dra minivori yaba. Hari ubuzima,